Ibihe byiza nanone kuri wowe ugomeza gukurikira ibiganiro tukugezaho, tugarutse kukubwira amwe mu makuru agezweho aka kanya kuri M24/7. Nk'ibisanzwe tugiye kuyahera hano mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwa Kigali rwagumishijeho igihano cy'igifungo cya burundu cyari cyarakatiwe Kazungu Denis, wahamijwe ibyaha 10 birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse n'ibindi byaha byinshi tutavuze. Uyu Kazungu Denis wanzwe cyane n'Abanyarwanda bitewe n'ibyaha yakoze n'uburyo yabikozemo, yahamijwe ibyaha 10 nk'uko tumaze kubivuga haruguru, ndetse abenshi mu Banyarwanda bamwifurizaga ko yakatirwa igihano cyo gupfa bitewe n'uburemere bw'ibyaha yakoze. Bavuga ko atagakwiye kujyanwa muri gereza aho. Gusa siko byagenze, kuko mu Rwanda igihano cyo gupfa nta kibaho cyakuyeho mu myaka myinshi ishize. Umwanzuro ku bujurire bwa Kazungu nyuma y'uko yari yarajuririye rwaramukatiye igihano cya burundu, rwatesheje agaciro ubujurire bwe, nubwo Kazungu yarajuriye avuga ko yaburanye yemera ibyaha ndetse ntananiza urukiko, ndetse akasaba n'imbabazi. Umwanzuro ku bujurire bwa Kazungu wasomwe kuri wa 11 Nyakanga 2025, aho urukiko ruhamya ko nta kigomba guhindura ku mikirize y'urubanza rwa mbere uko rwagenze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Kazungu ibyaha 10 yaregwaga ku wa 8 Werurwe 2024, aburana ku bujurire ku wa 12 Kamena 2025, aho asaba kugabanyirizwa igihano kuko yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Kazungu yahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, guhisha umurambo no kuwucamo ibice, itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko, kwinjira muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, ndetse ku wa 8 2024 akatirwa gufungwa burundu n'izahabu ya miliyoni 10, ndetse no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30. Nyuma y'isesengura, urukiko rukuru rwa Kigali rwafashe umwanzuro wo gutesha agaciro ubujurire bwa Kazungu Denis, rugumishaho igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30 z'amanyarwanda. Tubibutse ko Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri, ubwo hari mu kwezi kwa 9 2023, hashize imyaka 2, ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo yatabyemo imirambo yabo yemera ko yishe. Uyu mwobo wari mu gikoni cyaho yari acumbitse mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, mu karere ka Gasabo. Uyu Kazungu Denis kandi yahamijwe ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13, agahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Yatakambiye urukiko rukuru rwa Kigali mu bujurire asaba kugabanyirizwa ibihano. Urubanza rwe mu bujurire rwabaye ku itariki ya 12 Kamena 2025, aho Kazungu wajuririye igihano aho yasabaga kugabanyirizwa kuko yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Urubanza rugitangira, ubushinjacyaha bwabanje gutanga inzitizi ishingiye ku kuba umwanzuro w'ubujurire bwa Kazungu waratanzwe urubanza rumaze amezi 3 ruciwe, kandi ibyo ngibyo mbere na mbere abashinjacyaha bwagaragaza ko bitemewe. Kazungu yahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, guhisha umurambo no guhisha ibirambo no kuwucamo ibice, n'ibindi byaha twavuze haruguru, aho ari ibintu cyane cyane byateje impagarara mu bantu, aho abantu benshi mu kumara kumva ingano ndetse n'uburemere bw'ibyaha yakoze bamusabiye igihano cyo gupfa. Gusa ntabwo ariko byaje kugenda. Wari uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku wa 18 Kamena 2024, kandi nyamara kopi y'urubanza yarashyizwe mu ikoranabuhanga ryifashishwa ku wa 9 Werurwe uwo mwaka, bityo ko binyuranyije n'amategeko ubujurire bwabo butagakwiye kwakirwa, bukwiye gutesha agaciro kuko igihe cyo kujurira cyari cyararenze. Maître Murangwa Faustin wunganiraga Kazungu yavuze ko bari baragaragaje ko bazajuririra igihano ku wa 4 Mata 2024, bityo ko bakurikije ibihe byo kujurira bitari byarenga, ariyo mpamvu ubujurire bwabo bukwiye guhabwa agaciro. Maître Murangwa Faustin abajijwe niba baravuze impamvu yo kujurira, Maître yavuze ko bagaragaje ko bajuririra ibijyanye n'igihano kandi ko batigeze babihindura, bityo ko nta kabuza urubanza rwabo ndetse n'ubujurire bwabo bikwiye kwakirwa. Abaregeraga indishyi nabo bagaragarije urukiko ko ikirego kidakurikije amategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Urukiko rwategetse ko iyo ngingo isuzumirwa hamwe n'urubanza rwose. Kazungu yahawe umwanya wo kongera kwemera ibyaha byose aregwa, ariko ahakana kwica umusore witwa Kimenyi Yves bari bariganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko uwo Kimenyi atari mu bo bwaregeye, ariko ko nibiramuka bigaragaye hazabaho gutanga ikirego nyuma.
Kazungu yongeye kubwira urukiko ko ari we wireze agafasha urukiko kubona amakuru ku byo yakoze, akaba ariyo ashingiyeho asaba kugabanyirizwa ibihano ndetse anasaba imbabazi kugira ngo abashe kudohererwa ku bihano. Ubwo yavugaga ku gihano cya burundu yari yarakatiwe ko akwiye kugabanyirizwa agahabwa igihano cyoroheje ku cyo yari yarahawe. Mu kwisobanura, Kazungu yagize ati: nicyo nashingiyeho nsaba ko nagabanyirizwa ibihano. Ndifuza gusubira muri sosiyete nyarwanda kugira ngo mbashe gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Iyi mvugo yamaganiwe n'abantu ndetse itesha agaciro n'abantu benshi, aho bavuze ko umuntu nk'uwo nguwo atakwiye kongera kugaruka muri sosiyete, ahubwo ko akwiye kwicwa nk'uko nawe yishe abandi ndetse abishaka, mu gihe nta burwayi bwo mu mutwe yigeze agaragaza bivuga ko wenda aribwo bwamuteye gukora ibyo bintu. Kazungu yongeye kugaragaza ko ibyo yakoze nta gahato yigeze ashyirwaho no kwemera ibyaha, ariyo mpamvu yakomeje gutakamba asaba ko yagabanyirizwa igihano ndetse agahabwa imbabazi. Kazungu yagize ati: ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo, ni ububwa. Aho imbwa yatambuka sinahatambuka. Ndongera gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda. Ndasaba imbabazi ninginga ababyeyi, abana ku byo nakoze. Usaba imbabazi aringinga kandi arazihabwa. Uhana umwana ntakoresha ikibando, akoresha umunyafu. Maître Murangwa umuburanira yavuze ko uwo yunganira akwiye kugabanyirizwa agahabwa igihano gito gishoboka giteganywa n'amategeko aho kugira ngo akatirwe burundu. Yavuze ko hari impamvu nyoroshyacyaha zishingiye ku kuba yemera ibyaha akanabisaba imbabazi ndetse no kuba ari ubwa mbere yari akurikiranyweho ibyaha mu rukiko, ndetse no kuba ataragoye inzego z'ubutabera ahubwo akazorohereza kubona ibimenyetso no kwihutisha urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko adakwiye kugabanyirizwa ibihano bitewe n'ibyaha yakoze, bitewe n'ibintu bitandukanye harimo uburemere bw'ibyaha yakoze, uko yabikoze, uburemere bwabyo, ingaruka n'impamvu zatumye abikora. Abaregera indishyi bavuze ko igihano cye kidakwiye kugabanywa kuko yari afitemo ubwicanyi budasanzwe, ubugome bwo ku rundi rwego ndetse n'ubundi bwicanyi bw'indengakamere, bityo ko agarutse muri sosiyete yaba intambamyi ikomeye muri sosiyete nyarwanda. Kazungu yasobanuye uko yicaga aba bantu ndetse n'uburyo yabafataga. Kazungu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira mu bikorwa byo kwica yari yaratangije ishuri rifasha abana bo mu murenge wa Remera mu 2009 bari bafite ibibazo by'ubupfubyi. Ubu ni ukuvuga ko ari abana batari bafite ababyeyi. Mu 2016 byarahagaze kubera kubura ibyangombwa n'ubushobozi bwo kuzuza ibisabwa. Icyo gihe yahise yerekeza gushabika muri Kenya biranga, aho yacuruzaga rikeri azijyana mu gihugu cya Uganda. Mu 2018 ngo abagande bamwambuye ibihumbi 120 by'amadolari n'ibicuruzwa yari agejeje ku mupaka, ari naho yatangiye kugorwa n'ubuzima. Yavuze ko ubukene bwamuriye ubuzima bugakomera bigera naho mu 2021 yahamagaye inshuti ye akayambura, akagira ubwoba ko izamurega. Yemeza ko mu 2022 aribwo yatangiye kwica abantu mu buryo bukomeye no kubambura, ariko ngo yabicaga kuko yatinyaga ingaruka z'ibikorwa abakorera. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko ibyo bikorwa yakoraga yari azi ubwenge, nta biyobyabwenge yakoreshaga kandi yari amahitamo ye nk'uko yabyiyemereye mu rubanza. Tubibutsa ko abantu benshi batandukanye bakimara kumva ibyo Kazungu yakoze ariyo abenshi bahagurutse bakabyamaganira kure, ndetse abenshi mu bakorewe ibyaha ndetse no mu bahemukiwe ndetse n'imiryango ifite abishwe na Kazungu bavuze ko Kazungu adakwiye kubana n'abandi bantu muri sosiyete cyangwa se ngo ajyanwe muri gereza, ahubwo akwiye kuba igicibwa cyangwa se agakatirwa igihano cyo gupfa nubwo kitakibaho mu bihano bikoreshwa mu Rwanda. Kazungu Denis wanzwe n'abantu benshi yakomeje gusaba imbabazi atakambira urukiko ko bagira ikigongwe bakamubabarira kuko ibyo yakoze yabikoranye umutima mubi ndetse ari n'ububwa, gusa ko aramutse ahawe amahirwe ya kabiri yakwisubiraho. Ibyo byose ntabwo byahawe agaciro, ahubwo igihano cya burundu cyagumishijweho ndetse ubu Kazungu agiye gufungwa igihano cya burundu.